ry'Imana rimbwiye ngo reka mpanure mpagaze ahera abanzi bacu Imana ibatwerera ibitotsi kugeza ubwo turi butabarirwe. Iyo basinziriye batungurwa no kudusanga aho batari bazi ko tuzajya. Nibasinzire ubyare, nibasinzire wubaka, ariko nibasinzire. Marayika ndirimbe nahuye na Mesiya, wahuye nawe ahinduka Musa, narahindutse undi Musa. Ndashima Imana yabanye nanjye mu rugendo nk'uko umushumba bivuze. Nawe mfite urugendo rw'ivugabutumwa. Imana yabanye nanjye, Imana ihabwe icubahiro. Amen. Munyemerere nibyo iyo mpeta wambaye mbonye hari inyamaswa riri gushaka kuyigukuramo, ariko nawe ubingwanyi urwana na ya nyamaswa, birangiye inyamaswa ipfuye. Umurozi ukugendaho reka mpanure mpagaze ahera agiye gupfa we utabigizemo uruhare. Izina rya Yesu. Agiye gupfa wowe utabigizemo uruhare. Yego. Kuko mbonye marayika afashe igipapuro uwo murozi yanditse, ahita gica aragishwanyura. Arangije akubwira ngo ntiwongere kugira ubwoba, ngo inzozi warose ngo ntiziguhangayikishe. Arangije akogeje mu nda shawe, akozemwo umurimo ukomeye. Reka nkubwire, uzi kuri nyina w'amahanga? Wari ubizi? Uzi kuri nyina utu twana tubiri mbonye dufite imisatsi imeze nk'iy'abazungu, wagize ngo Yesu ashimwe. Amen. Ngewe Imana irambwiye ngo imbaraga zawe ntabwo zari kuzamushobora kuko afite amashami, ariko imbaraga z'iyo wiringiye ziramushoboye. Izina rya Yesu. Izo zari ingingo z'ingenzi. Amakuru aramene 6:45. Munyemerere narimba kumbuye, kandi buri wese musabiye umugisha uva ku Mana. Amen. Nshuti yanjye, Imana inyeretse ngaho mukoma amashyi ariko munarebe hano. Imana inyeretse hari imifatangwe, nabonaga ari imifatangwe, ni icyatsi kirandaranda kiba gifite amahwa. Mbonye ico cyatsi umuntu yaraje agitega mu nzira, wajaga gutambuka ugatinya ya mahwa. Ugerageje kubikora ku ngufu, ya mahwa mbona atangiye kukujomba, ashatse no kukwambura imyambaro wari wambaye. Ariko ngiye kubona mbona marayika araje, icambere akoze ateguye ya mahwa. Kabiri, kuko imyenda yari yagucikiyeho akwambitse indi myenda. Arambwira ngo mumbwirire ngo mukuyeho icambaro camushwanyagurikiyeho, mwambitse umwambaro w'icubahiro.
mukomere Imana yacu amashi. Nejejwe no kubona mama Beni. Ariko se wowe mama Beni ngo ni impanga yanjye, murabona tudasa. Noneho rero na sheriwe buriya yo nkumbuye ubugari njya ku buryo iwabo, murumva tutari inshuti. Noneho rero Beni we urumva twembi turi ibyamamare. Mu yandi magambo ni umuryango nisangamo. Imana ibaha umugisha, nejejwe no kuboneka mu iteraniro barimo. Amen. Amen. Munyemerere rero kugira ngo ducunguze uburyo umwete, dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Turasoma ibice 12, turasoma ku murongo wa 6. N'uwo murongo turasoma turamanuka gatoya twumve no ku murongo wa 7 n'uwa 8 tugere ku wa 10. Byakozwe n'intumwa ibice 12 ku murongo wa 6 hari ijambo rivuze ngo Herode araye ari bumusohore. Araye ari bumusohore. Herode araye ari bumusohore. Iryo joro Petero arasinzira hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe 7. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho, umuco waka mu nzu. Marayika koma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera amubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Ku murongo wa 9 aravuze ngo arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenye ibyo marayika akoze ko ari by'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icuma rijya mu murwa. Rurabikingurira ubwarwo. Barasohoka banyura inzira imwe, uwo mwanya marayika amusigaho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Abambonyeho bwa mbere nitwa Vestine Nyirapasika, ndi umugore ufite umugabo n'abana 4. Ku izina ry'icubahiro nitwa Mama Baraka. Ndi umukristo mu itorero rya ADEPR, hanyuma nkaba umuturage utuye mu mujyi wa Kigali. Imana iduhaze ibyiza. Hanyuma tugiye kuganira ku ijambo Imana inshize ku mutima. Maze iminsi mfite ubutumire bwanyu, nafashe umwanya wo gusenga. Aya magambo rero ni Imana yampaye, afite insanganyamatsiko igira iti dufite Imana idusubiza agaciro, kandi byashakaga kutwambura agaciro bigihari. Dufite Imana idusubiza agaciro. Kandi ibishaka kukwambura agaciro nabyo biba bigihari. Buriya insinzi iryoha. Kamvuga aka kantu ukandike. Insinzi iryoha ari uko uwo mwari muhanganye agihari. Iyo atari kukureba apfa yarazi ko n'ubundi wari kuzatsindwa. Ariko iyo utsinze agihari atarapfa, ukabyina insinzi ari kukureba nibwo iryoha. Se muranyumvise? Herodeya yigeze atanga inama, yosha agakobwa ke
arakabwira ngo nigasabe igihanga cya Yohana. Yohana baramuzana, igihanga baragikata. Herode arabatumva, ndakwemeje n'abandi bose barebereho, ntihakagire uzongera kumenyera. Ariko Imana yo kabyara, buriya Imana niyicecetse ibiri gukora. Imana ivuga bike ariko igakora byinshi, kuko yo hari n'ibyo ikora itarabivuze. Buriya Imana itandukanye n'umuntu. Umuntu akubwira ati narakubonye ndagukunda, nzaguha miliyoni. Hamara iminsi 3 akabona undi nawe akamukunda, nakamwemerera miliyoni. Mwahura tumva rero, burya nabyemeye ndi mu mwuka, ubu duhuye ndi mu mubiri. Ngewe byigeze bimbaho, kandi ubwo nari mvuze ngo ndihuta, ndi gutegura ubukwe. Nagiye gusengera mu butayu ahantu hitwa ku kabari, tuhagira ubuvumo bita ngo i Dubai. Ndi mw'ubwo buvumo ndabwiriza, yewe ntera amakorasi ndasarara. Umugabo twari turi kumwe baravuze ati rekeraho wasaraye, nabyumvise. Nanje ndafashwa ntumwuka wera mugezeho. Arangira arambwira ati nshingiye ku makorasi uteye nuko wasaraye. Bambwiye ko ufite ubukwe, fanta zose z'ubukwe ntuzazigure. Navuze indimi nka 50, nti utereze keti pezike irabiviva guye mba ndatashe. Ubukwe busigaje iminsi 2, naramuhamagaye nti muraho, ati ko nari kukumenya urinde. Narisobanuye ndi wa wundi mwari muri mu butayu, ni wateye amakorasi akanasarara. Ndisobanura we n'ijambo nabwirije ico genda ryibwe ndarivuga. Ati okay, ni waje wari ufite ubukwe? Ndi nyina ahubwo ndi bunaracyari busigaje iminsi 2. Ati none arugura ngo ngire nte? Ndi nyina ndi ni ya gahunda. Ati hajya gahunda dufitanye niyi. Ndi wavuze ngo fanta zose? Ati yo nabyemeye burya ndi mu mwuka. Ariko Imana nico cyatumye ibwira Kuro ngo abantu bamenyereye kubwira abandi ngo tukuri inyuma. Waba ufite ubukwe akakubwira ati uzampamagare nkuri inyuma. Ibwira Kuro ngo ngewe ntandukanye nabo, ngewe nzakugenda imbere, ahataringaniye paringanize. Ndashimira Imana nitugenda imbere ihangana n'ibitwiteze, naho abandi impamvu bajya inyuma. Iyo uhuye n'ibikwiteze bariruka. Mana ishimwe ko tugenda imbere. Abavuganye n'Imana ni muhumure. Mbatangarije ko ibyo abantu babasezeranije byo ntabihari, ariko ibyo Imana yavuze ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ni Imana ikenyuruza abami igakenyeza abandi. Imana ifata uwo bajugunye ikamubwira ngo ni ngewe utoragura uwo bataye. Muracyari hano? Imana yo kabyara ivuga bike igakora byinshi. Herode yabwira abigishwa ati ndabemeje. Uyu si wo bateje Yesu? Abanyantege ngiye batuzi koko ko nari wo watunganyije inzira. Abanyantege ngiye batari ko se koko ubu Yesu yanagikora Yohana? Abandi batarakimukoze da.
igihanga baragiciye. Herode yakijana n'ifiyeri, ariko mana akimanika ku kabati hejuru akavuga ati ndakwemeje umwami w'abami Yesu. Arangije gukora umurimo wari wamuzanye ku isi, arabambwa, arapfa, amanuka ikuzimu. Herode na Herodeya bari bamaze kumenya ko ubuzima bwa Yohana bwarangiye. Mwabyumvise? Yesu ageze ikuzimu, icyambere yakoze, reba hano ngo hanurire, icyambere yakoze yafashe Satani amwambura imfunguzo, aramubwira ngo hari abo wakingiranye, hari abo wakingiranye, ntabwo nshaka ko urupfu rubishima hejuru. Perezida mfunguzo ngo aragenda akingurira abera. Uwa mbere yakinguriye ninde? Ni Yohana. Azukana igihanga kizima. Yesu abwira Yohana ati tunyure mu murwa, tunyure mu murwa aho bagikatiye, tunyure i Yerusalemu, baguheruka igihanga kidahari. Baguheruka bari gushingura umubiri utagira umutwe. Yohana atari kozi wowe kubera iki watumye igihanga bagikata? Yesu ati buryo uzi ko nawe nta makuru wari ufite, nubwo wambatije ukagira ute? Impamvu kiriya nemeye ko bagikata cyari Pirate. Ndikumva mfashijwe. Cyari Pirate cyatumye unshidikanyaho, uratuma ngo mbese ni njyewe cyangwa utagereza undi. Halibaydo 13 nashatse kukwambura igituma unshidikanyaho. Yohana ati bujya bwose Herode ari kubyina insinzi, uzi ibyo uzakora? Yesu ati humura, we yabyinye mbere y'insinzi. Ni we ugiye kubyina n'insinzi. Trela shobi trivimas. Yohana ati mani mbabarire kuba narakwibashijeho. Bazanye imbugita ngo bakate. Namwe muvuga imbugita cyangwa n'inkota. Bazanye inkota ngo bakate, narinzi ngo wankuyeho amaboko, naho kumbi wari ushaka ko havaho fotokopi. Yesu ati ngwino aho wasebeye ariho nje kugusebezurira. Mama Ben arafashijwe. Bahingutse Yerusalemu, bantu bati bariya turi kubona ni bande? Ndati agashusho ka Yesu ndi kukamenya, ariko se ko ndi kona undi usa na Yohana. Bandi bati mwe koja murashinyagura, igihanga ntikiyare kwa Herodeya. Bari batari koko turi kubona amaruriani Yohana. Abandi batumva nyishinyagura, Yohana shinguye hariya hepfo, bashizeho na sima, ubu bashizeho n'amakaro muheruka kera. Igihanga rero kiratatse, bagisize na verine, ni umutako. Undi muntu ati ngewe reka ngere kwa Herodeya, ngere no muri saro ndeba barirukanze. Herode dufite amatsiko, ubu mu murwa abantu bose babuze igisubizo, dukure mu rujijo. Herode ati mufite uruhe rujijo? Undi ati cagihanga ndebera ko kiri ku kabati. Herode ati singikirana nagisize verine, si cya Yohana ushaka?
ndati nyine nico. Herode ati ngikiriya. Igihe Herode yari gutunga agatoki ati ngikiriya, haboneka undi muntu aje ari kwiruka ati manura ko gatoki. Amakuru twayamenye. Buryo ubitse fotokopi. Original Yesu yari yarayibitse. Ndashimira Imana ko Herode ashobora fotokopi. Ntabwo munyumvise. Herode na Herodeya bagarukira kuri fotokopi. Niyo mpamvu bavuga ngo ntuzabyara ukabyara impanga. Niyo mpamvu bavuga ngo uzasebera i Kigali, Imana ikaguha ikongera ikaguha. Haleluya, 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 haleluya. Nuko Herode ashoboye fotokopi. Ngo waradepoje biranga ni fotokopi. Original Yesu ayihesha agaciro. Ngo wakore perime biranga ni fotokopi. Yesu afite original yawe. Ikimenyetso nuko uzayibona. Abakire original. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ingoma yawe izahoraho, ubwami bwawe buzahoraho, nanjye nzibera mu mahema yawe ibihe bidashira. nanjye Nzibera mu mahema ibihe bidashira. Nanjye nzibera mu mahema yawe ibihe bidashira. ndabizi mu nzira harimo ibiduca intege, amajwi menshi adusakuriza ngo ntituzagerayo. Satani akatwereka ibihanga by'abo yiciye mu nzira, ariko mu Rwanda mujya imbere ingororano ziriho. Ugasaza we azaduhemba ingororano z'abihanganye. Ubwazaza azaduhemba ingororano z'abihanganye n'ukuri zihari. Ingororano z'abihanganye n'ukuri zirahari. Ingororano z'abihanganye n'ukuri zirahari. Amashyi kumva. Umuririmbyi araririmba ngo turaharanira ibitagaragara, ibitaboneka. Niyo mpamvu tubiba igitondo n'ikigoroba. Haleluya. Turakora nk'abacika iyi si tudacogora. Hari ikamba ry'abatsinze. tuzambarayo. Babwira Herode bati manura fotokopi ntuzongere. Yohana atambuka yambaye inkweto zivuga ngo ariko Mana, iyo wirutse ku munyamugisha upfa mbere ye. Nizo nkweto yari yambaye. Iyo wirutse ku munyamugisha upfa mbere ye. Upfa mbere ye. Mbabwira ikanzu yari yambaye, gukomeretsa umutima ukomeye ni nko kwandika basakuje mu isoko. Kangasubiremo uratura. Oya kangasubiremo uratura.
gukomeretsa umutima ukomeye ni nko kwandika abasakuje mu isoko. Babwira Herode bati n'undi munsi abari baravuye kuri Yesu, kuko Herode bari bazi ko icyo asabye kitarashoboka. Babona ko kw'igihanga kivu bati n'ukuntu Yohana yanyuraga hano ari kuvuga Yesu neza. Yohana yavuze neza Yesu ataramubona, amaze no kumubona amuvuga neza kurushaho. Bati igihanga koko cyavaho, babona kivuye aha. Bari baravuye kuri Kamboca bati niba na Yesu atagishobora gutabara, Kamboca ngiye kwisubiraho. Ariko abo bose babonye Yohana mu murwa baravuze bati burya niyicecetse. Babwira Yohana baturi kwiyumva gute? Babwira Yohana baturi kwiyumva gute ati mureke ndirimba igitero kimwe. Ariko arimo twageze mu gakiza kawe, twasanze ari cyo kigondera ubuzima, murekeraho amasaha aragiye. Twasomye ijambo ry'Imana ariko narimba kumbuye rega, kandi ubwo ngo saa 10 ngiye ahandi. Narimba kumbuye. Uyu ni umugabo n'ubundi witwa Herode. Yari amaze iminsi ari gutesha umutwe abitorero. Yica Yakobo mwene se wa Yohana, ngo abonye ko anejeje abayuda ashaka kwiyongeza. Uri hano ngo nguhanurire ibishaka kukwiyongeza, Imana iravuze ngo stop. Ibyatwaye nyogokuru wawe agapfa kenyutse, ibyatwaye babandi bose ngo byari bije ngo nawe bikwiyongeze. Akira ubuhanuzi buvuza ngo stop. Ngo Herode abona nejesha abayuda ashaka kwiyongeza, ariko rata ntiyamenya amakuru. Akora kudakoreka, akora kuri Petero. Kandi uyu Petero yari yaravanze na Yesu umutungo. Aba bantu bari hano cyangwa bataje turahari. Yari yaravanze na Yesu umutungo, abandi bose bayobewe Yesu. Petero avuga ngo raturi Kristo umwana w'Imana. Haleluya, haleluya. Petero yari yarabwiye ngo ubundi twebwe twakuvaho tukajyayo, wowe wambika bambaye ubusa, uriza ba nyira Pasika indege. Ejo bundi nuri indege abantu bakanyandikira ngo bati ko babaye akana gato, nanjye nkababwira nti ndi kuri regime. Kuri regime si uzi nyama njya. Nanjye nkabanderetse amaso nyine nk'agakobwa kabonye fiance vuba nti Herode aravangirwa, ahangara gukora kuwavanze na Yesu umutungo. Muri bimwe bikurokoye ibyatwaye abandi nuko wavanze umutungo na Yesu. Naho ubundi nawe bakagutanzemo igitambo bikemera, nawe bakagutwaye bakagushimuta bikemera, ariko uri stop. Wavanze umutungo na Kristo. Muvuge ngo amen. Amen. Haleluya. Afata Petero, kandi Petero afite ubuhanuzi buvuze ngo kuri wowe niho nzubaka itorero, naho amarembo y'ikuzimu yazikuka. Uzi ikintu kikurokoye? Ni ijambo ryahanuwe ubitse. Icyo ni cyo abayuda barusha abandi. Twebwe tubitse ibyavuzwe. Baravuga baturapfa,
imana ikavuga ngo rata imvi zizaba uruyenzi kiguhetse yego batuzamwara. imana iti guteze waramenyanye nukizi kimwaro tukabyibuha nta mayoneze twariye. mugire guca ture ko mukiri hano mana ishimwe. afata Petero abona biremeye. imana yemera ko Heroda gukozaho intoki ariko ntabwo yemera ko akuniga. muranyumvise yego cyangwa mvuze ikinyaruhengeri? Herode yagukozaho ibiganza ariko nta burenganzira afite bwo kukuniga. Herode yategura inzandiko bakanazisinya ariko impapuro za Herode hari aho zitarenga. muri imbya herutse kuri mango mfite inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye kora. murekeraho rwose amasaha aragiye hariho n'abandi bavuga butumwa. amushyira muri gereza ngo afata n'abasirikare 16. aravuga tumva aba nibo barusha abandi kurakara cyane kuko Herode aherutse Yohana aherutse Petero aherutse gukuraho umuntu gutwi. tugomba gushaka rero dukwiye gushaka barakare kuruta abandi. ngo 16 bane barangije ngo bafata Petero bamushyira hagati y'abarinzi babiri. urumva kuntu bari bamufitiye ubwoba nubwo Satana turwanya atinya icyo Imana yatuvuzeho. burya nawe aziko umugabo twiringiye ashoboye byose. erega mureke mbabwire aho turi kujya Satana ari kuvayo. ibyiza turi gusanga aziko we byarangiye. impamvu muhora mukubitana umutwe ntabwo muri mu cyerekezo kimwe. ari kuvayo twebwe turi kujyayo. abari kujyayo mukomera Imana amashyi. ntiwongere gukuka umutima. abantu batari mu cyerekezo kimwe akenshi bakubitana umutwe. muranyumvise bamushyira hagati y'abasirikare babiri bamubohesha n'iminyururu. akajambo kandyoheye ngo kwari ukugira ngo bamwice butaraca. kare butaraca neza saa sita zitaragera. Imana rero yo idutabara ryari? butaraca. buja guca twatabawe. buja guca twatabawe. buja guca twatabawe. bukeye utari watabarwa igisebo ntiwagikira. bucya bategereje naho weho wamaze gutabarwa. bamushira hagati y'abasirikari bamubohesha iminyururu. abitorero ngo barasenga. amasengesho ni ikinyabiziga ntakumirwa. ikintu cyose udashoboye uzagituma isengesho. kamvuga akajambo karyoshe. isengesho niryo ryonyine riviyora itegeko. kangasubiremo. isengesho niryo ryonyine riviyora itegeko. kurwanya umuntu wasenze ntabwo wapfa kubishobora.
kuko we amasengesho araza akarwana nawe we yicecekeye. niyo mpamvu umuririmbyi arimbye ngo n'umwana muto nubwo atavuga mu Cyongereza akaba azi gusenga ntabwo azagira ubwoba. Isengesho niryo ryonyine ritera Imana gukora no mu gihe kitari cyo gukora. Niryo ryonyine ryemerewe gukomanga. Buriya Imana ni umwami uhora akinze. Isengesho niryo rituma Imana ikingura. Abaje gusenga Imana ibaha umugisha. Uzarya baravuze kutazarya, uzabyara baravuze kutazabyara, bazacukura imva amasengesho asibe. Uwitwa Esiteri yabwiye bene wabo barababwira ngo nanjye ndiyambura umwambaro w'ubwamikazi nambara ibigunira kuko ico nshaka ndakizi. Isengesho ryampinduriye izina. Esiteri ntabwo yahoze yitwa Esiteri, yitwaga Hadasa. Niryo zina ry'ababyeyi be. Amaze gutungwa inkoni na Hasuwerusi. Hasuwerusi niwe wamuteye imitomo. Burya imitomo ntabwo ijeje ubundi, ntabwo ari ya none gusa, yahozeho. Hari abantu nabwiye ndi kuva Dubai bwa mbere umutware yaramamagaye ngo sheri nanjye ntishu muragera hano ryari, ngo turagera gute, burasi ubwo ndimo bangahe, ntabwo muri gufashwa akadusoza. Muragera hano turi bangahe se? Hasuwerusi rero niwe wise Esiteri Esther. Kubera iki? Yaramunezerewe amaze kumutunga inkoni. Avuga ngo kubera ko ubaye umugore w'umwami ukwiye guhindurirwa amazina, ntuzongera kwitwa Hadasa ahubwo wiswe Esiteri. Bisobanura ngo inyenyeri. Mukomere Imana yacu amashi. Muri hano cyangwa twatashe? Haleluya. Abitorero bati turabizi twebwe nta yindi ruswa no gushora amavi, ngo bashora amavi. Isengesho riragenda rirakomanga rigera ku Mana, ribwira Imana riti Petero wa wundi wavuze Yesu neza ari muri gereza, kandi Herode yarahiye dore yishe Yakobo. Ageze kuri Petero, ako kanya twasomye ngo marayika w'umwami Imana. Abahanga bavuga ko aho uzasanga marayika usomye ngo marayika w'umwami Imana ni Yesu. Araza iciza ntabwo anyura mu muryango, abanzi bawe baba bamureba. Ntanyura mu idirisha, abaturanyi bamubona. Siko mutanyumvise? Muzakurikirana amakuru ya Yeriko. Ijya kuriduka ntabwo yahereye hejuru. Barazengurukaga bakabona nta nibuye riri kuvaho, batari twasaze turi bazima. Abari hakujya bati dore b'Abisiraheli basaze, kuko Yeriko ngo hejuru yari imenye dari, hejuru hari hatuye abantu, niho barahabu bari batuye. Abari hakujya batari ko bazi imbaraga za Yeriko cyangwa bari gukina. Ariko ngo ku munsi wa karindwi nta mututu ucitse. Mututu murawuzi? Très large trivenance. Kumbi Imana yabihereye muri fondasiyo.
ibimeze nka Yeriko biri imbere ya buri wese. Akira ubuhanuzi buvuze ngo wowe uri kubibona Imana yabinyuje yabihereye muri fondasiyo. Marayika w'Umwami Imana araza. Icambere yakoze, muri gereza haba harimo umwijima, nta dirisha, haba hafunganye. Afata umwijima arawubika, abikura umuco. Avuga ngo kandi uyu muco ni uwa Petero nje gutabara gusa. Wa mwijima awujugunyira abarinzi. Muri hano cyangwa afata ibitotsi Petero yari gusinzira, nibyo bitorero bigomwe byose arabikusanya, arangije abitwerera abarinzi. Naringize ngo mbanure ngo abanzi bacu Imana ibatwerera ibitotsi kugeza ubwo turi butabarirwe. Iyo basinziriye batungurwa no kudusanga aho batari bazi ko tuzajya. Nibasinzire ubyare, nibasinzire wubaka, ariko nibasinzire. Marayika agirana na Petero ikiganiro, aramubwira ati hari ibitotsi ugifite? Petero ati rwose habe na gake. Marayika arangije, ariko Mana baravuga ati sindavugana nawe uboshe. Icyiza cya marayika ntavugana natwe tuboshe. Uboshe se wakwakira gute? Abari bariho ingoyi mwakira ubuhanuzi buvuze ngo murabohowe. Uboshe ntabwo wakwakira. Niyo mpamvu umuntu akubwira ngo nzakorera iki bikarangira atagikoze. Ariko akira ubuhanuzi mpawe n'Imana buvuze ngo urabo. Marayika areba nabi iminyururu ati iminyururu ihita yibwiriza. Ntaho uzasanga ngo marayika yafashe saya meto, yayirebye nabi. Iminyururu iribwiriza iravuga ati uyu ntabwo ari nkwiye guhambira. Aya maboko yakoreye Imana yarasirimbye, amaboko yatanze 10 yambitse abakozi b'Imana. Aya ntabwo ari ayo kujaho iminyururu. Intambara umwanzi yarateguye imbere yawe papa, wowe intambara Satani yarateguye zari zizagira n'ingaruka mbi ku rugo rwawe, ukanyuzwa ku mbuga nkoranyambaga. Ariko Imana iravuze ngo icambere ikurindiye ubuhamya. Ntabwo uzatakaza ubuhamya utari wapfa. Kabiri, ikibazo wari waraburiye igisubizo, Imana itanze igisubizo. Gatatu, Imana iguhaye inzu nziza muri uyu mugi ititaye aho utuye. Muri hano noneho rero mama mushumba, haleluya, mu buhumekero bwawe mbonye marayika ari gukoramo imyanda. Ngo nibi byari kuzamuteza ikibazo, ngo nibi Imana irambwira ngo mumbwire ngo ntabwo azicwa n'uburwayi bwo mu myanya y'ubuhumeke. Hanyuma marayika ngo abwira Petero ngo ifubike. Icyiza cya marayika abanza kukumara imbeho watejwe n'iminsi. Gatatu, aramubwira ngo inkweto zawe, muri gereza nta muntu uba wambaye inkweto, ariko marayika yarazihamagaye amwambikira inkweto muri gereza. Bivuze ngo aho wamburiwe agaciro ni naho Imana ikaguhe. Uwo wahaye ijambo Mana, uwo wahaye ijambo Mana
ararikira Mana ararikira pande zose urarimana pande zose urarimana we Pande zosura Oh, Pande zosura urya ubana n'abafite abana benshi ukabana n'umuntu wabyaye umwana we amashari he amashari he urya ubana n'abafite amazu meza ukabana n'abantu bagikodesha we urahari Imana we urya ubana n'abarara muri etaje ukabana n'abantu barara mu kiraro uregera ni Imana ibana n'abarara muri etaje ariko kandi ikabana n'abantu barara mu kiraro nzanira amazi narasenze oshe ibi byose Imana arabitubwiraga imodoka zaratambukaga turi abana ngo agacupa none bakaduha uducupa hasigayemo amacandwe hajya namwe niko muvugara tukiranguza ngo abazungu baduhaye amazi none ubu bari kuyanzanira ku ruhimbi nimunda kandi rimbe nahuye na Mesiya guhura na Mesiya Sibisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha ahari bari muzi narahindutse ubundi musha subiramo Nimundeke niribe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya sibisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha ahari bari muzi narahindutse ubundi musha Imana irambwiye ngo ititaye ku biguzi bagushukisha iguhaye ubuzima buruta ubwo abakubwira ko bagira ico bakumarira barangiza bakakubesha ugiye hanze bidatewe n'imiryango bidatewe n'amashuri bitewe no kubaha Imana no kuyikorera udahaswe niko Imana ivuze eka dusoze noneho rata we izo zari ingingo z'ingenzi amakuru arambuye na saa 6:45 noneho rero marayika abwira Petero ati ngaho nkurikira ngo banyura ku barinzi ba mbere basanga ingonera zageze mu matwi bageze ku ba kabiri basanga ingonera zigeze hano Petero ati baba niguzi ko barangiye Petero ati baba tipe banaze usenga kina kandi ukandagiye usenga ntabwo wajya unyora murekeraho hari ibyo yakubwiye ucuma wiherereye hari n'ibyo yakubwiye uri mu buvumo hari n'ibyo yakubwiye uko yabivuze byose bizasohora
reka dusoze. Ibyo yavuze byose bizasohora. Banyuze ku barinzi ba kabiri basanga barasinziriye. Ko niko basinzira ukagera aho utari uzi ko uzagera. Ko niko basinzira ugatungurwa n'igitangazo utari witeze. Ko niko basinzira umuntu mudahuje uruhu akagukunda. Umuntu utarakubona akavuga ngo narakumvise ndagukunda. Haleluya, haleluya. Umuntu utaguteza kuzamukorera ubuyede akicara akavuga ngo nkwiye kukugurira imodoka. Uko niko Imana ibigenza abanzi bacu basinziriye. Tumenyere ko hari abahabwa imodoka bavuye gukora ibyaha. Ariko ugasenga umuntu akagutekerezaho. Akagutekerezaho. Ni muhumure. Ibyo itaraguha irabigutwaje. Icanejeje ngo bageze ku rugi rujya mu murwa. Soma, muje mukunda gusoma Bibiliya, ni igitabo kiryoshye ubwarwo. Rudafite amaso, rudafite amatwi, rutari mwene wabo. Rutareba kuri taye, utaterekera amaso, utatera imitobo ngo rubabonye. Ndebera mugenzi mu maso umumbwire ngo Imana twakurikishoboye byose. Abahanga mu bya Bibiliya bavuga ko urugi rwakingurwaga n'abagabo 3,000. Abarukingaga si nabo barukinguraga. Abahanga bakwa kandi ngo urugi rwari rufitanye isano na rwa rundi Imana yabwiye Kuro. Yaramubwiye ngo Kuro we, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kangahe? Iramubwira ngo ntugire ubwo amarembo yawe nirishake riba ari ryo gucuruza inyanya. Nta murozi uriroga iyo ryafunguwe. Abatananiwe mukomera Imana amashi. Ngo rurabikingurira. Marayika mugejeje hanze. Petero we ngo marayika musizaho Petero agarura ubwenge ati nukuri nanzi ngo ni inzozi. Uko niko dutabarwa kwa ariko nibyo cyangwa ukinosha. Abantu ejo bundi baje kunyakira ku kibuga cy'indege. Nabwe nishingiye mu ndege nari nicayemo ko nari nicaye muri VIP. Narababwiye numva rero ntabwo nanejejwe na VIP, ahubwo nunamye ndavuga ni Yesu wanciye iki. Ndababwira ni maze rero mureke mbabwire nzaharanira icyatuma Imana yacu iticuza. Nanjye nzibera mu mahema yawe ibihe bidashira. Ngo yerekeza aho bene wabo bari gusengera. Niba hari umugabo wamwaye ni uwitwa Herode. Ngo bwari buce ari bumwice. N'itangazo ryatambutse. Bwarakeye vuga ngo idutabaye butaraca, idutabaye izindutse. Bwarakeye Herode ati muje kumundeba
batumye bageze ku rugi basanga baraza bati boss ihangane ntawe uzapfata mwaye. Byagenze gute? Bati uzi ko natwe tubyibutse, wahangaye udahangarwa. Petero yagendanye n'umugabo uzirikana. Umugabo ushwanyura impapuro bazanditse bagihari, umugabo ukunyuza mu rupfu, urupfu rugahunga, umugabo ufite none akagira n'ejo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dufite Imana idusubiza agaciro ibyo kutwambura agaciro bigihari. Shoje mvuga ngo ubwoba ni bushiri. Weho vanga umutungo na Yesu azagutabarira aho abantu batari bazi kuzatabarirwa. Haguruka dusenge. Umwanditsi yaranditse ngo dufite amakuba tugose impande, ariko uwo twiringiye aremereye kuruta amakuba. Haleluya. Kugira ngo uzacika amakuba vanga umutungo nawe. Kuko nabibabwiye nge nabonye hano nukuri muhavuye mwimukiye iwanyu. Uru rusengero rugiye kubakwa mu gihe gito. Nabonye Yorodani muri kubatiza. Inyuma hari undi muvuga butumwa. Imana ibahe umugisha. Zamura ibiganza ngo ufashe gusenga. Amakuba yuturanye nayo munari kurebana, ariko uwo mwiringiye aremeye kuyarusha. Turagushimiye Mana yacu, twagize umugisha wo kumenyana nawe. Ntibyarangiriraho, uradutoranya, urangije uravuga ngo turi abana bawe. Nuhabwe icubahiro. Turagushimiye ko tumaze ubwoba. Nubwo amakuba hari, ba Herode barahari, ibisa na ba Herode birahari, ariko tunejejwe nuko ufite imbaraga zidusanga mu gihome, zititaye ku badukikije, ukadusohoramo. Umuntu wese twabanye akugiriye icizere. Imana imbwiye ko buri wese imuteruriye aharemereye. Idutabaye izindutse. Buri wese mbonye yakira urupapuro. Uru rupapuro mbona rwanditseho amagambo meza. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo aya ni amagambo atesha agaciro ay'abantu bari baranditse. Tugukomeye mu mashi twakiriye. Uburinzi bwawe cyane ko tumaze ubwoba. Tituzakuvaho none n'iteka ryose. Amen.